ariko Yosuwa na Kalebu barebeye Imana mu bishoboka babayeho. Igihugu ntibakirebesheje amaso, igihugu bakigezemo, igihugu barakibonye. Uko ni ukwizera kubeshaho. Iyo urebera Imana mu bishoboka ubaho. Iyo udafitiye Imana icyizere urapfa. Mwene data reka nkubwire, Imana yacu niyo kwizerwa no ku munota wa nyuma. Imana yacu ibeshaho. Kuyiringira ni ukubaho, kuyizera ni ukubaho. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibyo wabonaga bitakunda ku Mana birakunda. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Uko ni ukwizera kubeshaho. Kwizera Imana ni ukubaho. Kwizera Imana ni ubuzima. Uba wizeye utazahemuka, uba wizeye utazapfa, uba wizeye utazacirwaho iteka, ahubwo uba wizeye uzaciraho iteka. Ntabwo uba wizeye uzacirwaho iteka, ahubwo uba wizeye uzaciraho iteka. Ntabwo uba wizeye uzahabwa ibihembo, uba wizeye utanga ibihembo. Imana yacu itanga ibihembo. Imana yacu itanga ubuzima. Imana yacu itanga amahoro. Imana yacu itanga igihugu. Imana yacu itanga ibyo kurya. Imana yacu itanga ibyo kwambara. Imana yacu itanga ubugingo. Imana yacu ntitanga bimwe na bimwe, ahubwo Imana yacu itanga byose. Amen. Imana ubeshwaho n'ibyo atunze. Tubeshwaho no kwizera Imana. Nta muntu ubeshwaho n'ibyo akora. Tubeshwaho no kwizera Imana. Biravuga mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:8 biravuga ngo yagucishije bugufi, ikunda ko wicwa n'inzara, ikugaburira amanu wari utazi, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Ntabwo dutunzwe n'ibyo dukora, dutunzwe no kwizera Imana. Ntabwo dutunzwe n'aho dukomoka, dutunzwe no kwizera Imana. Ntabwo tubeshejweho n'ibintu runaka, tubeshejweho n'Imana ya Aburahamu, tubeshejweho n'Imana ya Isaka, tubeshejweho n'Imana ya Yakobo, tubeshejweho n'Imana yacu. Imana ibera hose icyarimwe. Iyo Petero yavuze ageze kwa Koroneliyo mu Byakozwe n'Intumwa 10:34 ngo Petero aterura amagambo aravuga ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza iryo Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu, iryo jambo murarizi, ni irya Yesu w'i Nazareti. Uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, akiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Iryo jambo murarizi. Amen. Ni irya Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Amen. Uko Imana yamusutseho umwuka wera ni Nabaramukije mwese bakundwa bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti kuri uyu munsi w'icyumweru. Shalom, 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 shalom. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe yo kugendererwa n'umukozi w'Imana Pastor Kalenzi. Yahageze kuri uyu munsi w'icyumweru. Munyemerere twese tumuhe ikaze kuri channel Pastor Steven TV. Abakundwa mwese muherereye mu bihugu bitandukanye, munyemerere mbaze mbaramutse, mwaramutse. Imana ishimwe cyane. Imbere yanyu nk'uko mubibona ari umukozi w'Imana, akaba n'inshuti yanjye by'umwihariko, akaba abanye natwe muri urugendo kuri iyi channel, akaba atari umushyitsi, ni umusangwa. Pastor turakwakiriye. murakoze cyane. Ni amahoro mu rugo? Amahoro. Umeze neza? Turashima. Imirimo y'Imana mumazemo iminsi Uwiteka yashoje kuyikora? Yeah. Icyubahiro ni icy'Imana. Amen. Abantu baragutegereje rero,
twari tukunyotewe, twari tugukumbuye, twari dukeneye kumva kuri ya majwi yawe meza, twari dukeneye kuri rya jambo ryawe ryiza. Uyu munsi Uwiteka arakuduhaye. Amen. Suhuza abantu bagukurikiranye kuri uyu murongo banagukunda kubera ijambo ryawe, noneho uze gusenga, noneho ukurikizeho kutubwira ikiri ku ndiba y'umutima wawe. Imana igumvishe. Bene data mbashuje mu izina rya Yesu. Amen. Nejejwe n'Imana iduhaye uyu mwanya. Amen. Umugisha n'iby'igiciro cyinshi. Amen. Mu maso y'Imana kuba turi muri uyu mwanya. Amen. Bashuje mu izina rya Yesu kandi ndabakunda. Amen. Nyurwa no kubana namwe. Hallelujah. Kadusenga Imana tuganire. Nguhaye icyubahiro Imana ya Abrahamu. Hallelujah. Imana ya Isaka. Imana ya Isiraheli. Gushimiye kubw'uyu mwanya w'ijambo ryawe. Reka iri jambo rigira ububasha n'umumaro none ndetse no mu gihe kizaza. Ni mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Uyu munsi turaganira ku isomo rivuga ngo kwizera kubeshaho. Kwizera kubeshaho. Kwizera kubeshaho. Hallelujah. Iyo tuvuze ngo kwizera kubeshaho, bivuze ko hari no kwizera kwica. Kwizera kutabeshaho. Hari ukwizera kubeshaho, hari no kwizera kutabeshaho. Kutabeshaho, yego, yego. Ubundi ijambo iyo tuvuze kwizera ubwabyo, ijambo kwizera humvikana iki? Abaheburayo 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 dusomere. Turagenda gahoro dusome Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Kwizera kubeshaho. Kwizera kubeshaho. Noneho mbere yuko tureba kwizera kubeshaho cyangwa se ukwica, uretse ko turifata umwanya munini wo kuganira ku kwizera kubeshaho kuruta ukwica. Gusa ukwica nako turagukomozaho kugira ngo abantu bakumenye, ntuzabeho ubuzima bwiyahura. Dusomere turebe kwizera byo nyirizina niki. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Ni nako abari bagufite. Ni nacyo cyatumye abakera. Nicyo cyatumye abakera bahamanywa neza. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. 3. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Yesu ashimwe cyane. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya ko umaze kubona ibyo wiringiye kuzabona. Kwizera niko Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga. Iravuga ngo kwizera ni ukumenya ko umaze kubona ibyo wiringiye kuzabona. Ibyo wiringiye byabonetse ko kandi? Yes, direct. Bibiliya iravuga muri Yesaya ho haravuga ngo biremwe none hasi ibya kera, kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Aho nibizanwa na cya gihe cy'Imana. Kwizera ni ukumenya ko umaze kubona ibyo wiringiye kuzabona. Iryo jambo niryo bita kwizera. Icyo nicyo gisobanuro cyo kwizera. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyo abandi babona ko ari ibinyoma,
utunze kwizera abibona nk'ukuri. Utunze kwizera abibona nk'ukuri. Igihe abandi bavuze ngo turapfuye, ufite kwizera abona ko ari muzima. Igihe abandi babona ko, igihe abandi bakubona nk'umuntu utariho, wibona nk'uriho. Oya, n'igihe babona yuko ibintu bidahari, wabona bihari. Urugero, inzara yarateye, iteye mu gihugu ngo umutwaro umwami yegamiraga, Elisa arahanura aravuga ngo ejo ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi zabigura shekeri imwe. Hanyuma ngo umutwaro umwami yegamiraga aravuga ngo naho amadirishya y'ijuru yakinguka bene ibyo byabaho. Elisa aramureba aramubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Umuntu ufite kwizera, mu gihe abantu babona igihugu cyishwe n'inzara kandi ko kihari, umuntu utunze kwizera abona ibiryo bihari. Igihe abantu babona intambara iri mu gihugu, umuntu ufite kwizera abona ko intambara ishize, abona ko birangiye, abona amahoro. Ngo umuntu ufite kwizera abona ibyo abandi batareba. Uretse ho gato pastor, Yesu ashimwe cyane. Umuntu ufite kwizera areba ibyo abandi batareba. Yesu ashimwe cyane. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo gituma ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Isi igaragara iyoborwa n'isi itagaragara. Yego, ako kana ahora bihuje ndabyumvishije. Yesu ashimwe cyane. Amina. Isi igaragara iyoborwa n'isi itagaragara. Uko niko kuri. Isi itagaragara ni iyihe? N'isi yo kwizera. Haleluya. N'isi yo kurebera Imana mu bishoboka. Haleluya. Amina. Umuntu wese urebera Imana mu bishoboka azagera kuri destiny ye. Haleluya. Aho yifuza kugera azahagera. Haleluya. Uko ni ukwizera kubeshaho. Haleluya. Kwizera kwica ni ukuhe? Cyangwa kutariko. Kwizera kwica n'ubwoba. Mwuka w'ubwoba urica. Iyo dusomye kubara igice cya 13 n'igice cya 14 tuhabona inkuru z'abatasi 12 Mose yohereje. 12 baragenda, 2 Yosuwa na Kalebu barebera Imana mu bishoboka, abandi 10 bagira ubwoba baravuga ngo ntaho tuzajya, ntituzagerayo, tuzapfa. Batubonaga tumeze nk'inzige, natwe niko twibonaga. Byabaviriyemo iki? Byabaviriyemo kugwa mu butayu. N'ababumviye bose byabaviriyemo gupfa. Ariko Yosuwa na Kalebu barebeye Imana mu bishoboka babayeho. Igihugu ntibakirebesheje amaso, igihugu bakigezemo, igihugu barakibonye. Uko ni ukwizera kubeshaho. Iyo urebera Imana mu bishoboka ubaho. Iyo udafitiye Imana icyizere urapfa. Mwene data reka nkubwire, Imana yacu niyo kwizerwa no ku munota wa nyuma. Imana yacu ibeshaho. Kuyiringira ni ukubaho, kuyizera ni ukubaho. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibyo wabonaga bitakunda
ku Mana birakunda. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Uko ni ukwizera kubeshaho. Kwizera Imana ni ukubaho. Kwizera Imana ni ubuzima. Uba wizeye utazahemuka. Uba wizeye utazapfa. Uba wizeye utazacirwaho iteka. Ahubwo uba wizeye uzaciraho iteka. Ntabwo uba wizeye uzacirwaho iteka, ahubwo uba wizeye uzaciraho iteka. Ntabwo uba wizeye uzahabwa ibihembo, uba wizeye utanga ibihembo. Imana yacu itanga ibihembo. Imana yacu itanga ubuzima. Imana yacu itanga amahoro. Imana yacu itanga igihugu. Imana yacu itanga ibyo kurya. Imana yacu itanga ibyo kwambara. Imana yacu itanga ubugingo. Imana yacu ntitanga bimwe na bimwe, ahubwo Imana yacu itanga byose. Amen. Imana yacu ntabwo ishoboye ibintu byinshi, ishoboye ibintu byose. Amen. Amen. Umuntu yashobora bimwe na bimwe, ariko nta mwana w'umuntu urashobora ibintu byose. Ariko Imana yacu ishobora byose. Imana ishobora byose. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Amen. Amen. Kwizera kubyara igitangaza ni ukuhe? Kwizera kubyara igitangaza si ukureba mu bibazo, ahubwo ni ukureba mu isezerano. Amen. Haleluya. Kwizera kubyara igitangaza ntabwo ari ukwizera kureba mu bibazo, ahubwo ni ukwizera kureba mu isezerano. Hari icyo Imana yavuganye nawe, cyizereremo kizasohora. Imana yacu ntabwo ijya ivuga ubujajwa. Imana yacu ntabwo ijya ibeshya, nta nubwo ijya isa n'iyenda kubeshya. Ibyo yavuze izabisohoza. Luka 1:45 haravuga ngo hahirwa uwizeye yuko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Yavuganye nawe ntibeshya, izasohoza ibyo yakubwiye. Humura, mugambi wayo ntuhera. Yesu ashimwe cyane. Yosuwa 21:5 haravuga uyu Uwiteka yasezeranije ubwoko bwa Isiraheli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Nta jambo ryiza Imana yavuganye nawe mwene data rizahera, nukomeza kuyigirira icyizere. Nta jambo ryiza Imana yavuganye nawe rizahera, ahubwo byose bizasohora. Amen. 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 Nta kindi kibeshaho umukiranutsi uretse kwizera. Icyo nicyo kibeshaho umukiranutsi, pastor. Kiranutsi abeshwaho no kwizera. Habakuki 2:4 soma. Yesu ashimwe cyane. Mukiranutsi abeshwaho no kwizera. Amen. Kwizera ndabisubiramo, ni ukumenya ko umaze kubona ibyo wiringiye kuzabona. Kwizera ntabwo ari future. Kwizera ntabwo ari past. Kwizera ni present. Kwizera ntabwo ari ahashize. Kwizera ntabwo ari ahazaza. Kwizera ni none. Izere nonaha. Soma Habakuki 2:4 haravuga ngo dore 2:4 yego soma. haravuga ngo dore umutima we wishize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Mutima we wishize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera kwe. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Umukiranutsi nta kindi kimubeshaho ni ukwizera. Urashaka kubaho, izera Imana. Kiranutsi azabeshwaho no kwizera. Urashaka kurama, izere kuzarama. Urashaka kurya neza, izere kurimo kurya neza.
urashaka kwambara neza, izere kuri wambaye neza. Urashaka urubyaro, izere kuri ufite, baho ubifite. Kwizera ni ukubaho ufite ibyo wifuza kuzabona, pastor. Bigatinzwa n'igihe gusa. Yes. Bigatinzwa n'igihe. Yego. Kwizera ni ukubaho ufite. Nuko ubifite ako kanya. Present, immediately, ako kanya. Bigafatwa n'igihe cy'Imana gusa. Ibyo bivuga gute? Kwizera ni ukubaho ufite ibyo wiringiye kubona. Kubaho bene data, ikintu niba utaragitunga mu mwuka, ikintu niba utaragitunga mu bitekerezo, ntabwo uzakibona cyambaye umubiri. Ahangaha ijambo pastor risome Abakorinto ba 2:4-16. Yego, kugeza ku murongo wa 17. Twongere kucyo watubwira. Hasome. Haratubwira ngo nicyo gituma tudacogora. Nicyo gituma tudacogora. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. 17. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. 18. Yego, natwe nitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Natwe nitureba kubiboneka, ahubwo tureba ibitaboneka. Mwene data, urashaka kugubwa neza, reba itaboneka. Urashaka kugubwa nabi, reba ibiboneka. Ibiboneka ni iby'igihe gito, naho itaboneka ni iy'iteka ryose. Amen. Bagalatiya 3:11. Kwizera. Mureke dusome ijambo ry'Imana, mureke dusome Bibiliya. Bibiliya nibwo buzima. Yesu ashimwe cyane. Amina. Bagalatiya 3:11. Haravuga ngo biragaragara yuko umuntu utsindishe yego. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana. Ko ukiranuka. Soma neza pastor. Reka gasubiremo. Yego. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nta muntu ubeshwaho n'amategeko, tubeshwaho no kwizera Imana. Hallelujah. Nta muntu ubeshwaho n'ibyo atunze, tubeshwaho no kwizera Imana. Nta muntu ubeshwaho n'ibyo akora, tubeshwaho no kwizera Imana. Biravuga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2:8-3, biravuga ngo yagucishije bugufi, ikunda ko wicwa n'inzara, ikugaburira amanu wari utazi, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Ntabwo dutunzwe n'ibyo dukora, dutunzwe no kwizera Imana. Ntabwo dutunzwe n'aho dukomoka, dutunzwe no kwizera Imana. Ntabwo tubeshejweho n'ibintu runaka, tubeshejweho n'Imana ya Aburahamu, tubeshejweho n'Imana ya Isaka, tubeshejweho n'Imana ya Yakobo, tubeshejweho n'Imana yacu. Imana ibera hose icyarimwe. Iyo Petero yavuze ageze kwa Koroneliyo mu Byakozwe n'Intumwa 10:34, ngo Petero aterura amagambo aravuga ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza iry'Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu
iryo jambo murarizi ni irya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza akiza abo Satani atwaza igitugu kuko Imana yari iri kumwe nawe. Iryo jambo murarizi. Amen. Ni irya Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza akiza abo Satani atwaza igitugu kuko Imana yari kumwe nawe. Biragaragara yuko biraboneka birafatika biragaragara ko nta muntu utsinishizwa n'amategeko. No. Kuko mukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Azabeshwaho no kumenya ko amaze kubona ibyo yiringiye kuzabona. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kumenya ko amaze kubona ibyo yiringiye kuzabona. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kumenya ibyiringirwa adashidikanya ko bitazaba. Ko niko kwizera. Ubwo n'ubusobanuro bwo kwizera navugaga. Yesu ashimwe cyane. Nibajye bavuga kwizera ujye wumva kumenya ko ubonye ibyo wiringiye kuzabona. Nibavuga kwizera ujye wumva ko kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Hari umuntu w'Imana watubwiye ngo kwizera ngo ni nka sheke. Ngo sheke burya n'ibyiringiro by'amafaranga. Ngo niyo mpamvu wayikoze igihugu cyayisinyiye. So iyo umuntu aguhaye sheke iriya sheke ayiguhaye ngo ufite amafaranga ubu uyafite. Ngo ni kimwe n'uko wajyana ikarita ku cyuma ntiwajya ku cyuma kugeza amafaranga udafite ikarita. Ngo ni nako utajya ku Mana kugira ibyo uyisaba udafite kwizera. Waba ujya heza? Ntabwo bikunda. Kwizera ngo ni igikoresho cy'ibyiringirwa by'amasezerano Imana yatuvuzeho. So iyo ufite rero ngo Imana imanura ibintu mu kwizera hanyuma ukabitunga ibintu ukabyakira. Nonese n'ubundi umuyoboro wo guhabwa ibyo ushaka kubona ni ukubyizera. None se Elisa wabonye ukuntu yashubije wa mutware umwami yegamiraga? Kuko umutware ntiyigeze yizera ko ari ikimana ku irembo ry'Isamariya indengo y'ifu y'ingezi yagura shekeri imwe. Uko kutabyizera byatumye Elisa amubwira ngo uzabirebesha amaso abandi bazabarya ariko ntuzabiryaho. Ibyo kurya bibonetse ajya kwicara ku irembo. Bahungu baramukandagiye apfa bibonye ariko atabiriye. Oh my God. Ubushize narababwiye hano ngo ninde utazajya ibyiza by'igihugu nutizera ko bihari. Nutizera ko bihari bizaza nutabibona nyine. Ubwo nyine nuzabiryaho. Ariko abafite amaso abireba bazabirya. Wow! Aha! Kokara. Ninde utazagira aho agera. Nuwuzi ko umuyoboye ntaho azamugeza. Ubwo niba wumva ukuyoboye ntaho azakugeza ntaho uzagera. Yego. Bega Imana igwize kwizera muri twe. Haleluya. Imana igwize kwizera muri twe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ninde bitazahira? Nigihe ukuyoboye wumva ntaho azakugeza ntaho uzagera. Ariko abamufitiye icyizere azabagezayo. Amen. 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 No muri ubuzima busanzwe niba umuntu akuyoboye mugirira iki, ariko nutamugirira icyizere ntaho uzagera. Ariko numugirira icyizere azahakugeza kuko habaho ubwenge bw'intebe. Nujya ubona umuntu yabonye inshingano runaka jya umuyoboka kuko yatowe uhari. Iwari uhari. Uba ugomba kumwumvira. Ako kanya nta kwirirwa ubaza ibintu byinshi. Ntaki mukurikire kuko yatowe uhari. Atorwa wari uhari kuki se utatowe? Dufite aba bantu ngo runaka ngo ibyo ayoboye ngo nanjye nabiyobora. Jamais ntabyo wayobora kuko yatowe uhari. Uko niko kuri abantu bakeneye kubwirwa. Yatowe uhari. Wari uhari. Kuki se wari uhari akaba ari we warobanuye? Imana yamwimitse imbere yawe ubireba. Yamwimitse imbere yawe uhari. Abantu ntibakizwa.
abantu nibakize umuntu yakuyoboye Imana yamuzamuye wari uhari ntushaka kwemera uzapfa nabi. Abantu nibareke gufuneka abantu bemerane submitinga emera ca bugufi yoboka followinga nabashijwe analize niziki isuku yoboka umuntu yakuyoboye Imana yamuzamuye uhari niyo yabikoze. Umuntu abaye perezida w'igihugu hari ariko ntushaka kumwemera yoboka sha yoboka niwanga. Abaroma 13 harakora haravuga ngo ntatwarira inkota ubusa. Inkota ntabwo uri bumenye icyagukubise inkota arayifite niko birivuga mu Baroma 13. Azarunguruke uzajya yuhasome. Buzima tubayemo n'ubuzima bwanditse. Muntu abaye pasteur urahari buriya niyanshumba guteze ngaho genda wishumba uhinduka inzererezi birakureba. Ubura umubyeyi ubura aho uvuka wirere tanyura nguru umuvuga butumwa w'ubushake ubundi sha uvuka ubyarwa nande inkomoko yawe ni iyihe wimitswe nande cyangwa wariyimitse warambitswe ibiganza nande abo bantu nibo wakuriye ku birenge byande abantu rwose badufashe. Paulo ko yakuriye ku birenge bya Gamariyeri agatozwa na Barinaba we wakuriye ku birenge byande watojwe nande. Pastor aho ngaho nagira ngo nyemerere ngira ikintu mavugira aho uri uravuga ikintu gikomeye cyane kandi gikwiriye wenda tuzagishakira undi munsi uze tubiganire udufasha abantu badukurikirana kuri uyu murongo. Hano tuba dufite abantu b'ingeri zitandukanye ariko mu by'ukuri itoro rikeneye kubwira ukuri. Hari abantu bakeneye gusubira bakamenya ibintu byabo ubuzima bwabo bupfirahe. Uvuze ikintu cyiza cyane uvuga uti ariko se wewe wamukoze Imana ninde wagutoje ninde wakurambitse ibiganza wasengewe nande ninde cyangwa wavumbutse muri dushe ubyuka mu gitondo wabaye icyo washaka. Ntabwo rero bijya bikunda muri urugendo rw'Imana pastor. Iki ni nacyo kintu gikenewe mu gihugu hano gikenewe abantu b'Imana batwumve neza. So abantu bakeneye kugira ibirenge barererwaho bakeneye kugira abantu babatoza kugira ngo bazavamo abantu bazima b'Imana. So niyo bavuye urebye ubuzima bw'umuntu uvuga Imana ukareba imikorere hano hanze nguko ugira uhita umenya isi umubyara ugasanga umuntu watojwe warezwe agira ikinyabupfura akagira n'uburere. Nicyo kikwereka umuntu warezwe mu buryo bwo mu mwuka agira ikinyabupfura akagira n'uburere arifatanyira uburyo yubahama abandi. Ariko aba bantu batigize bakura badakomwa ku mutwe tubabona ngo niyo mpamvu bateje itorero akaga bateje itorero ikibazo. Niyo mpamvu itorero imivurungano n'ibibazo tunyuramo twagiye duhura nabo bantu bameze batyo. Ariko turashimira yewe ndashimira urwego rwa leta rimwe rw'Abanyarwanda yadufashije gushyira ibyo bintu ku murongo. Nubwo bamwe babirebera mu ndorerwamo itari nziza turagira ngo tugire inama abantu badukurikirana babyumve neza. Leta yakoreshejwe n'Imana kandi leta ni umukozi w'Imana yakoze ibyo yagombaga gukora kandi biriyo birajya ku murongo neza nkuko biriyo birajya kuko biriyo avuga ngo umwami w'ubwenge akubitisha abanyabyaha ikibando ngo yarangiza akabagosora kubera iki bibiriya byari so nukuvuga komereza aho ngabyara kukunganira. So nukuvuga ngo rero nukuvuga ngo hari igihe cyo kugosorwa kubera icyo umwami w'ubwenge agosora kuki byose adafata ngo ashyira ashaka abakeneye imbuto nzima. Ni nayo mpamvu abantu babyumva ahangaha ndasa n'umuntu ukunganiyemo Bibiliya iradusezeranye neza mu butumwa bwiza bwa Matayo cya Yuda benewa aravuga ngo igihe nikigaruka Yesu nagaruka abamarayika bazarobanura abakiranutsi mu banyabyaha. Ibyo babyumve. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni mubireke bikurane bigeze ku gihe cy'isaruro. So nukuvuga ngo umukiranutsi n'umunyabyaha muri iki gihe ni uruvangitirane n'uruhurirane rw'abantu. Ariko igihe Yesu nagaruka ibintu bizicangura. Marayika arahari uzi kukiranuka akabazi ko nyiranuka. Igihe kimwe intore zizakurwa mu bigwari. Ngaho komereza aho ngaho. N'ubundi ururimi ndimo gukoresha ni Ikinyarwanda byumvikane ko ndimo kubwira bumva Ikinyarwanda gusa ubwo byumvikane ko ari Abanyarwanda n'abandi bize Ikinyarwanda.
Banyarwanda bene wacu tugira umwuka usabumitinga, mwuka wemera. Niba umuntu ayoboye korari, muyoboke, atorwa wari uhari. Ako kana. Niba umuntu ayoboye urusengero, atorwa wari uhari. Niba umuntu ari bishop, yimikwa wari uhari. Niba umuntu ari umuyobozi w'isibo, bamutora wari uhari. Niba umuntu ari umukuru w'umudugudu, bamutora wari uhari. Mwumvire. Niba umuntu ari umukuru w'akagari, ari umuyobozi w'akagari, aza wari uhari. Ajya kuyobora ako kagari wari uhari. Niba umuntu ayoboye umurenge, abagitivu umurenge wari uhari. Niba umuntu ari meya, atorwa aba meya w'ako karere wari uhari. Niba umuntu ari guverineri, ajya kuba guverineri wari uhari. Niba umuntu ari minisitiri, ajya kuba minisitiri wari uhari. Niba umuntu ari perezida, ajya kuba perezida wari uhari. Yoboka. Mwuka wo kutayoboka ni umwuka mubi, uradindiza. Uko ni ukwizera kwica. Uko ni ukwizera kwica. Mwuka wo kutayoboka urica. Mwuka wo kutayoboka urakenesha. Mwuka wo kutayoboka usubiza inyuma. Nkunda kubivuga kenshi hano, Imana yacu ni Imana y'amahame. Iyo wishe itegeko urahanwa, ariko iyo wishe ihame urahagwa. Kuyoboka ni ihame. Kumvira ukuyobora ni ihame. Kuko biba wari uhari. Biba wari uhari. Kandi ntacyo wabikozeho. Yesu ashimwe cyane. Biba wari uhari. Turimo turavuga kwizera. Yesu ashimwe cyane. Turimo turavuga kwizera. Soma Abaheburayo 10:37. Abaheburayo 10 tugana ku musozo. 3:39. Abaheburayo 10:30 tugana ku musozo. Mani guhumugisha mushumba kuga amagambo meza. Abaheburayo 10:39 haravuga ngo ariko cyangwa 38 pasi. Hera kuri 37 ugeze ku 39. Ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane. Haracyasigaye igihe kigufi cyane. Ariko umukiranutsi wanjye. Ariko umukiranutsi wanjye. Azabeshwaho no kwizera. Azabeshwaho no kwizera. Nyamara asubiye inyuma. Nyamara nasubira inyuma. Umutima wanjye. Umutima wanjye. Uzamwishimira. Uretse gato. Nyamara nasubira inyuma. Umutima wanjye ntuzamwishimira. Gusubira inyuma birica. Buriya wari uzi ko kugwa no gusubira inyuma bidasa. Sobanure tubyumve neza. Mbaye ndimo mva hano manuka njya Rwandex. Nikubita hasi hano hepfo. Ndabyuka nkakomeza. Ariko ngezemo hano hepfo. Nkavuga nkisura nkasubira inyuma. Nzapfa ntageze Rwandex. Ariko nasubira inyuma. Mutima wanjye ntuzamwishimira. Komeza. Ngo ariko twebweho nidufite gusubira inyuma kugira ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Urashaka gukiza ubugingo bwawe, irinde gusubira inyuma. Nabeshweho no kwizera. Yesu ashimwe cyane. Soma Abaroma. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga kwizera. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo twumve ikintu bita kwizera. Kwizera. Turareba amoko yo kwizera, turareba inzego zo kwizera, turabiganira. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Soma Abaroma 1:16 kugeza kuri 17. Abaroma 1:16 tugana ku musozo. Abaroma 1:16 haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Komeza. Kuko muri bwo arimo no gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Reka nsubiremo ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana. Kuko muri bwo arimo no gukiranuka
kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kandi kugakomezwa nako. Soma neza pastor. Sorry, Abaroma 1:16. Murongo aho ngari nahatambutse. Abaroma aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugira iki kuko muri bwo ari namwo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Iri jambo ryumve neza. Kuko muri bwo ari namwo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Mu butumwa bwiza, mu butumwa bwiza yasabwe icyubahiro cyane. Muri bwo nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Yego nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Kuko nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Icyo wizeye kiraba, icyo utinya kikaba. Kwizera bifite ubushobozi buza nibyo wizera, n'ubwoba bufite ubushobozi buza nibyo utinya. Kwizera bifite ubushobozi buza nibyo wizera ukabaho. Ubwoba nabwo bufite ubushobozi buza nibyo utinya ugapfa. Uko niko kwizera kwica, kwizera Imana n'ukwizera kubeshaho. Yesu abaho umugisha. Nagushimiye data mu izina rya Yesu. Nguhaye icyubahiro kubw'ijambo ryawe. Ube inyuma y'ijambo ryawe urikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza nk'uko wabikoraga kera. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza n'ijambo ry'icyumweru. Shalom.